Mu gihe hari aho usanga abaturage bavuga ko batazi akamaro k'umugoroba w'ababyeyi kigifatwa nk'ikimenyetso cy'uko iyi gahunda itahaba cyangwa se ishyirwamo imbaraga nke, aho iyi gahunda ikorwa neza ariko ifite ibyo imaze kugeza ku baturage. Ababyeyi bo mu murenge wa Nyankenke ho mu karere ka Gicumbi baravuga ko umugoroba w'ababyeyi wababyariye club y'isuku n'isukura ibafasha muri byinshi. Aba nabo mu mudugudu wa Gikombe akagari ka Butare. Iyi club yacu idufasha kwiteza imbere, tukiyubaka hejeje hazaza, ukabana na mugenzi wawe neza, mugashyira hamwe, ukabana none no mu rugo ubanye n'umutware neza. Twabonaga inaha twarasigaye inyuma, duhitamo kwifatanya, umuntu ku giti cye tukabona atashobora kubyikorera ubwe wenyine, umuntu akajya yiyambaza na bagenzi be. Tutaragera no kuri karabu twajyaga tugira akagoroba k'ababyeyi, tukaganira nk'umudamu twumva afitanye amakimbirane n'umugabo, tukamufasha kumugira inama. Ubwo rero guhura kwa karabu byo byabaye akarusho, turagucoca aho uri gukosa tukagukebura, byongeho tukakugira n'inama yuko wajya ujya mu bandi, yuko wakubaha umugabo bityo ukubaka urugo rwawe n'umuryango wawe n'ejo hazaza. Mukantwari Vernice, umuyobozi w'iri tsinda, avuga ko nyuma yo kwihuriza hamwe habonetse igisubizo ku kibazo cy'umwanda cyagaragaraga muri aka gace ku buryo bukabije. Twarirebye dusanga twarasigaye inyuma, turavuga tuti ubu ngubu twegeranye iriya krebe tukayijyamo, ntabwo twakwegeranya tukareba ikintu twazageraho. Umuntu atagatangira ati ngenda ashaka ko mu nkurungira inzu turagenda turazikurungira. Ufite umusarani udatunganye tukagenda tukawutunganya. Ibyo byose tubishyiramo, tubishyira imbere. Iyi club y'isuku n'isukura kandi ishimirwa uruhare rwayo mu gukemura amakimbirane yo mu ngo, nk'uko bigarukaho na Turyantemba Vianney, umuyobozi w'akagari ka Butare. Impamvu yatumye iyi club ibaho yabayeho ku bibazo bitandukanye biba biri mu muryango bijyanye n'amakimbirane mu ngo, bijyanye n'isuku muri rusange. Bamaze kubona ibyo bibazo bafite ubwabo mu muryango iwabo, bafata icyemezo cyo gushinga club. Urumva bari bafite intego by'umwihariko isuku n'isukura yego, ariko kandi nanone bakananyuzamo bagakemura amakimbirane mu ngo. Hari ibibazo bagiye badufasha, yego wenda hari ibidashoboka muri club bikagera ku rwego rw'ubuyobozi, ariko ibyinshi bya bindi bisanzwe byo mu ngo bagenda bagirana inama, bakagira inama rimwe na rimwe. Ni club y'abadamu ariko n'abagabo bakaba hari igihe babatumiza, wenda umugabo yaba afite ikibazo n'umugore bakaza bakajya muri club bakabaganiriza, bakajya ukabona ibibazo barabikemuye. Inzego nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof, inama y'igihugu y'abagore zihurira ku gusaba abayobozi b'inzego z'ibanze gushyira imbaraga muri gahunda z'umugoroba w'ababyeyi nk'imwe mu nzira ifatirwamo ingamba z'iterambere ry'umuryango. Foibe Mukandayisenga, Radio Ishingiro.